Bakunzi ba Jyawo TV show, aha ku Rutindo ni ahantu heza cyane. Reka tuganire n'abaturage baho, mwumve ukuntu bavuga neza cyane, nabo bameze neza, batubwire byinshi, batubwire impamvu hano hantu hitwa ku Rutindo. Habanjemo ibiti, Yego, ibintu by'ibiti, ingarani, ibintu bamwe bakaragwamo ahubwo banagapfa ahubwo. yego, Urumva neza? Ako Gatindo kabayeho gahunda cy'Inzovu na Kabarondo. uratangira ubabwira uko witwa. Nitwa Nirenganya Jean Baptiste. Yego, Nitwa Mutsinzi Anakareti. yego, witwa Kamara Fulgence. urakoze Fulgence. Witwa nde papa? Nitwa Munyanda James. Yego, James. Banyita Mukantende Esperance. Nitwa Mukadera Angelique. Amazina yanjye nitwa Nzabanita Alphonse. Nitwa Ngayaboshye Alex. Hari irindi zina Iryo sinarivuga. Jyawo Jado Artist Official ku isonga. inshuti bavandimwe, rero nk'uko twari twabibasezeranyije, twaberetse amazi ya Rugazi ku Rutindo. Twari twabwiye ko turi buze kuganira n'abaturage ba hano, bakadusangiza amwe mu makuru y'imibereho ya hano itandukanye, bakatubwira n'imvano y'izina ku Rutindo ari ryo rya hano. Reka rero twegere abantu twumve ko batuganiriza, ubundi tumenye byinshi bitandukanye byerekeranye n'aha ngaha. Mwiriwe neza, mumeze mute? Mukomere cyane. Nirenga amakuru. Mwiriwe mwese. Meze neza. Mumeze mute? Njyewe nitwa Jado. Bamwe muri mwe turaziranye, abandi wenda ntituziranye, ariko nuko nitwa. Twe rero hano turi YouTube channel yitwa Jyawo Jado Artist Official Art and Tailoring. Ikora ibintu bitandukanye, ikora ibintu by'ubugeni. Ubugeni murabuzi? Nagira ngo rero twaturutse Kabarondo, ni nayo icyicaro cy'iyo YouTube channel kiri. Dutemberera hano Rugazi ku Rutindo. Twaje kwereka abakurikirana umuyoboro wacu ibyiza nyaburanga biri n'aha, tugamije no kuganira namwe, mutuganiriza ku mibereho ya hano ya buri munsi, mutubwira se ibyiza nyaburanga tutabashije kubonesha amaso yacu, nk'ariya mazi n'ibindi twagiye tubona, mukatubwira mbese buri kimwe cyiza cyihishe hano cyakurura umuntu mu kuba yahatemberera no kubasura. Turatangirira kuri uyu mugabo unyegereye. Njyewe turaziranye mu buzima busanzwe, ariko watangira wibwira abakurikiye YouTube channel Jyawo Jado Artist Official. Nitwa Nirenganya Jean Baptiste. Yego, Ariko dufite ikibazo cy'amazi hano adutera aturuka kuri wa muhanda Abashinwa bashyize Kabarondo. yego, Ubwo rero ariya mazi murabona ko arimo kudutera imbogamizi hano. Murabona ibintu namwe mwarimo harimo hugamye. yego, Mwabonye ko hano kuri uyu muhanda dukeneye ko babasha kuzadufasha kugira ngo natwe badukorere umuhanda mwiza, badukorere umuyoboro w'amazi, tubashe kugira natwe imbogamizi dufite y'amazi yacu agiye kuzangirika bikabasha gukira. arakoze Ntirenganya Jean Baptiste. Si uriya muhanda ubitera buriya? Uriya muhanda ubitera, ibiraro bagiye bashyiraho niba byagiye bitwoherereza amazi, kubera ko batakurikiranye neza ngo bamenye ngo aho amazi bayohereje hari amazu cyangwa hari abantu bahatuye. Nicyo kintu gituma amazi yose bayayoboye ku mazu, ariko twasabaga ko babasha gukurikirana bakareba iriya miyoboro, aho bayoboye amazi bakaza bakadukorera ibiraro, natwe bikajya biyobora amazi bikareka kwangiza amazu yacu, kuko n'imbogamizi dufite. Ibyo rero ni bimwe wenda mu biza biri hano. Nta hantu haba ibyiza gusa, haba ibyiza hakaba n'ibibi, ariko twagira ngo mudusangize no ku byiza nyaburanga biranga hano
Rugazi ku Rutindo, niba ngombwa nitubona abasaza ba kera batubwire n'impamvu hano hitwa ku Rutindo. Hano ku Rutindo ndi umwe mu bana batoya Yego, batabasha kumenya amateka yaho, ariko harimo abantu bayazi, mwabasha kubaha mikoro nabo bakanyunganira. Waho uno musaza bamwita Anakereti nawe akagusobanurira izina ku Rutindo aho ryaturutse, ashobora kuba hazi. Urakoze cyane, ntirenganya Jean Baptiste sorry. Muze nitwa Mutsinzi Anakereti. Yego, ntuye hano mu kagari ka Munyetongo. Yego, mudugudu wa Gisunzu. Ariko noneho navutse mu 1964. Yego, numva imyaka urayisunitse. Yari byose nzi amateka. Hano hantu njye nahamenye hitwa Rugazi, ariko hakaba n'akandi kazina kitwa ngo ni ku Rutindo. Ese izina ku Rutindo rikomoka? Izina Rutindo ahantu rikomoka, yego, ni ukuvuga ngo ruguru hariya ruguru, urabona kuva ruguru ya Ngoma. Yego, ugaruka hano epfiriya, ugaruka epfiri hano hepfo. ubwo ni ukuva Ngoma ugaruka Kayonza. Yego, ntabwo hari ibintu bimeze nk'uko ibintu bigaragara ko bifututse. ubwo bishatse kuvuga iki muze? Bivuga ko urumva neza, Ngoma Urutindo ni ikintu cyambukanyaga. Urutindo ni ikintu gihuza ahantu hamwe n'ahandi. Yego, hari aho bitaga Shyanda, abahita na Kabarondo. Ikintu habanjemo ibiti, ibintu by'ibiti, ingarani, ibintu bamwe bakaragwamo ahubwo banagapfa ahubwo. Yego, urumva neza, bagapfa. Imvano y'izina Urutindo nako gatindo kahoze kahuzaga, ako gatindo kabayeho gahunda cy'inzovu na Kabarondo, cy'inzovu na Shyanda. Urakoze cyane muzehe Anakereti. Hari undi musaza bakunzi ba Jado Artist Official Art and Theology. Hano hari abantu benshi bazi amateka. Reka twimukire ku wundi musaza nawe atubwire uko bimeze. Uratangira wibwira abantu bakurikiye. Kamara Fulgence jewe. Witwa Kamara Fulgence. Urakoze Fulgence. Ndakoze cyane, mfite imyaka 70. Yego, twebwe dushobora kuba turi abuzukuru bawe. Urabyumva nawe? Twashakaga kumenya, hano tuhazi nka Rugazi, ariko hakagira kandi kazina, niba nakitaga Kristu, niba nakita kabyiniriro simbizi, kitwa ngo ni Urutindo. Iryo zina Urutindo wabuze amateka yaryo? Ndaruzi neza cyane. Yego, Urutindo bakomotse ku muntu w'utanga Kanyamwezi. Yego, none ko Urutindo ni abisi Urutindo baje kubaka inaha ngaha, akomoka n'abanje hano muri Gisantire. Yego, bamwitiriye isantire ya hano ku Rutindo. Oya, Kanyamwezi we kuhaza yaje asanga hano hari Urutindo. Yego, naho Urutindo bivuze ngo yaje asanga n'ubundi iryo zina rihari. Urutindo, none Urutindo kuko Urutindo byabaye ko Urutindo rwa hano. Yego, karakati kambuka abantu batatu. Yego, ku buryo hari umuhavu, hari akantu kambuka gatya kagahavu. niyo nkomoko y'iryo zina. Urakoze cyane. Watuye ko witwa Kamara Fulgence. Murakoze cyane Fulgence. Reka twimukire ku wundi musaza. Witwa nde papa? Nitwa Munyanda James. Yego, James. Kavukire ni yinaha. Yego, ariko
ikibazo cyo kurutinda hano kuko nanjye maze no kumenya ubwenge navutse 65 yego ariko maze kumenya ubwenge nasanze hari ibiti bibiri by'abantu bambukiragaho yego bahita ku rutindo. Aha urwo rutindo ari ibyo biti bibiri. Ibyo biti bibiri urutindo rero ku rutindo ni urwa kera kuva kera bahitaga ku rutindo. Yego noneho bimaze igihe bazana abazungu baza bahashyira ikiraro. Yego ikiraro cyambuka kijya Shyanda. Yego ubwo rero kugeza na n'ubu hitwa ku rutindo. ni ukuvuga ngo icyo abazungu bakoze nta kindi ni ukuvugurura n'ubundi rwa rutindo bashyiraho ikiraro bakava muri analogue bajya muri digitale ubwo niko tubyita. bashyiraho ikiraro cyiza kinini n'imodoka zirambuka zikagenda. Murakoze cyane kutubwira inkomoko y'izina ku rutindo. James, hano rero hari ibyiza nyaburanga byinshi dushingiye wenda no kuri ano mazi ya hano hirya. Ibindi byiza wenda abantu badapfa guhita babonesha amaso yabo, washishikariza nk'abantu b'abanyamahanga cyangwa se batuye hirya no hino, byabakurura kuza gusura hano iyi santere yanyu, byaba ari nk'ibiki? Ibyiza twabonye nanone, yego, batuzaniye umuriro ubu turacana, amashanyarazi. Yego. Nanone ubwa kabiri batuzanira uruzi, ubu hari inyanja turarya amafi. Mbega urutindo rumeze neza, nta kibazo gihari. Uretse ikibazo gihari nanone cy'imbogamizi yacu ni ukubera isuri ry'amazi batwoherereje, kuko bo bakoze mu muhanda ruguru. Noneho abazungu, abashinwa bohereza amazi rugaza aho ngaho ku rutindo. Ntekereza ko impamvu wenda aya mazi bayayoboye hano byabaye ikibazo cyo kutamenya karitsiye bakoreramo. Nanone nibyo turasaba kugira ngo baze barebe ayo mazi bayayobye, kandi nanone turahinga, hari igishanga duhinga nka koperative, twahingamo imyaka ikuzura ikarengerwa kubera ayo mazi bawihereje. Kubera ayo mazi twahinga ntidusarure. Ubwo rero nicyo kibazo dufite kituremereye cyane. Nshuti bakunzi bakurikiye Jado Artist Official Art and Tailoring, murabyumva, iki ni ikibazo gikomeye cyane, ariko YouTube channel ikurikirwa n'abantu benshi batandukanye, abayobozi, abaturage, wenda nibabona iki kiganiro bafite icyo bazagikoraho. None hari ikintu twakongeraho. Yego musaza. None manya kubahwa, hari ikintu twakongeraho. Urumva abaturage ba hano akagari ka Kinzovu, noneho dufite ikibazo. Yego. Hano dufite umuyoboro umanuka muri Kinzovu, umanuka gutya ugenda utubangamira, ugaruka hano muri urutindo. Ntabwo ikiraro hakagombye kujya n'umuhanda n'iki byose, ariko nta kiraro kigombye kuba, nta kiraro badukoreye. Nta kiraro badukoreye. Ikiraro gihuza he nahe? Umva ikiraro kigira ute nibura kikagira ute, ikiraro gitandukanya cyoha nibura mu mugezi wa urashaka kuvuga, niba mbyumva neza, ushaka kuvuga umuyoboro mugari w'amazi umanuka muri Kinzovu, umanuka ugenda uhuza n'urutindo. Yego. Ibyo byose nibyo YouTube channel. None ikindi, icyo kintu kirabangamiye cyane, kirashaka kwimura abaturage ba hano muri Kinzovu. Ibi ngibi bazabona ikiganiro kuri YouTube channel yacu yitwa Jado Artist Official Art and Tailoring, kubera ko igera kure, bazagira icyo bagikoraho ababishinzwe. Birabangamiye cyane, birashaka kwimura abaturage kuko byabahombya cyane. Mu mibereho isanzwe ya hano, mu buzima busanzwe bwa buri munsi, ni izihe mbogamizi mubona mufite ziterwa n'abahatuye? Nta bantu bagira urugomo hano mu rutindo? Mu rutindo nta bantu bagira urugomo cyane, n'ukuri kw'Imana bakunda igihugu. Yego, bakunda igihugu, kandi noneho bagira bate, bitabira
sana nibo bantu bakunda umuryango wa FPR inkotanyi noneho urumva batanga n'umusanzu imbere ijana sapurusi noneho bagira bate umutekano niwo bawunga mu sapurusi ni ukuvuga ngo muri gahunda abaturage ba hano uramutse uri umwe uteye urugomo bagutwara uri umwe bagutwara nk'ijana bagutwara intambike noneho rero abaturage b'inaha ngaha bakunda ijana ku ijana natwe twese murakoze cyane mu myaka ya za 2012 2013 gutyo kuzamura kugeza za 2014 aha kuri utu dusozi habaga ikintu cyitwa amabandi yategaga abantu akabambura abamama akabagirira nabi uyu munsi wa none bimeze bite n'ubu baracyari numva baracunga yego n'ubu baracyari saa 3 saa 4 n'ubu barahaza ndakubwiye gende ami militaire n'ubu baracunga ubusaza uyu munsi bimeze bite ku kibazo cyari hano ku gasozi ku gasozi kuko baramburaga ariko baracogoye ariko nka mbere kuko bashyize umutekano ntabwo bacyambura nka mbere mbega n'inarusi imwe n'imwe gusa ariko amabandi yaracitse ku gasozi baragabanyutse rwose aho tugenda tujya hirya no hino usanga baba bafite ibibazo byerekeranye n'ubusinzi bukabije ugasanga abantu barasinda bagakubitana amacupa inaha mu Rutindo bimeze bite muduhe ishusho nyayo ya hano ku Rutindo inaha mu Rutindo nta rugomo rukihaba cyane nta rugomo rukihaba kere kumwe n'umwe wenda burya abantu ntabwo baba neza 10% ni n'umwe ariko ntabwo bakigira bagisinda cyane ngo barwane ubwo nukubaganye bamujyana hamukwiriye mu bashinzwe umutekano bakamugorora ntabwo ari nka mbere bamaze kugabanyuka yego ibyo ni byiza cyane murakoze cyane hari undi muntu wumva yagira icyo adusangiza hano ikibazo dufite nk'umurenge wa Kabarondo twahuye n'ibibazo nk'abaturanyi bacu hakurya Murama bo babaye yivege dirigite ariko twebwe umurenge wa Kabarondo nka Kinzovu nta kintu twabonye kandi turakina iyo murebye cyangwa se mukurikiranye amakuru mwumva ari iyihe mpamvu mwebwe Give Direct itabagezeho ntabwo ngo turazira Kabarondo ngo umurenge ngo barakize ngo ni umujyi ariko bagera mu giturage cyacu na Rugazi turakennye cyane ubwo rero tukazira umujyi wa Kabarondo none se kuki batakwirengagiza wenda abatuye mu mujyi ariko abatuye mu nkengero z'ibyaro bakabaha natwe byaratwewe turasaba ubuvugizi ikibazo dufite batubwira ko umujyi wa Kabarondo ngo batwubakiye isoko ngo dufite n'amaduka ariko ayo maduka dufite afite abafasha ngo niyo mpamvu umurenge wa Kabarondo utabasha kugira gufashwa ni ukuvuga ngo hari ibikorwa remezo bababwira ko babagejejeho bikaba byakumira andi mahirwe abandi babona ariko mwe akaba atabageraho kubera ibyo babubakiye none rero twarebye isoko n'ayo maduka ahubwo tugasanga twebwe nk'abaturage nta kintu na kimwe tubasha kubona ubwo rero bakavuga ngo umurenge wa Kabarondo twese tugize dute turishoboye ariko nanone hano ntabwo twavuga ko muri abakene cyane ku buryo muri gutabaza ikibazo dufite rero bamwe nk'imirima yacu yego bayiteye ibiti twemere guhinga amasaka
hano se ibiti ntibabiteye muri Murama niba nibuka neza? babiteye hano muri Kabarondo mu murenge mu kagari ka Cinzovu niho bagiye batera ivyo biti. Kugeza ubu twebwe ntituzi amasaka tuyahinga kandi nicyo kintu cyatugiraga umumaro. Kugeza ubu n'imyumbati nta nubwo batwemerera kuba twayiteramo, dufite ikibazo. Ikibazo s'ubwo murashaka muri make leta ibafashe batagendeye kuri iryo soko. Ririya soko rifasha abantu benshi, yego, rihurirwamo n'iry'akarere, namwe ubwanyu bikabageraho, natwe ubwacu bikatugeraho. Ariko noneho ni iki musaba leta muri rusange? turasaba ko ijya idufasha nk'uko ifasha abandi batagendeye ku isoko. Murakoze. Ariko ntekereza ko bavuze ko aho batageze ubu ngubu give direct, bavuga ko mu myaka izakurikiraho bazagenda basubira inyuma bakareba abo batahaye nabo bakaba. None ubwo ntimwaba muri abo ngabo bari kuri waiting list? Tugeze amahirwe akatugeraho rwose baba bakoze. Ntekereza ko intego ya Repubulika y'u Rwanda ni uko nta muturage wo mu Rwanda ugomba kubaho nabi. Ariko nk'uko byumvikana ntabwo ibintu cyangwa se amajyambere yahita agerera rimwe ku bantu bose. Uyu munsi ni bariya, ejo nimwe, kandi ndabizi ko iyi YouTube channel igera kure. Ibibazo byanyu mufite bazabyumva kandi leta ndabizi izagira icyo ibikoraho. Mukecuru hari icyo wadusangiza nawe? Bakwita ngo iki? Twebwe wenda wihangane kukubaza amazina turi abana, ariko ni ngombwa ko n'abantu badukurikiye bakumenya. Banyita Mukantabire Esperance. Nanjye ikintu nakaka inkunga yamfasha ikankura mu bukene ndimo, ndetse na bagenzi banjye bameze nkanjye. Murakoze cyane. Nawe? Nitwa Mukabidera Angelique. Yego. Nkaba ntuye hano ndi umuturage wa Rugazi, ariko njyewe ikibazo mfite, ntuye mu nzira y'amazi cyane, mba mfite impungenge. Bubatse umuhanda bagenda bayobora gutya imiyoboro, ni ukuvuga ngo iyo imvura imanutse n'ubundi bikata gutya bikaza bigakubita ku nzu, mfite impungenge ko amazi azansenyera. Bafite icyo bazabikoraho uko byagenda kose, ntabwo baryama. Ikindi kibazo numvise mufite ni ikibazo cy'amazi meza. Hano hari meruka hari za nayikondo zagiye zipfa, zarapfuye. Dufite amazi mabi, nta n'amarezo tugira, dukeneye n'amarezo. Telefoni ntibaguhamagara nijoro ngo bakubone, nawe ntibagira ikibazo ngo bakubone. Muri make dukeneye n'amarezo, ariko n'amazi meza. Yego. Wa musore mwiza, turaziranye mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko abantu benshi bakurikiye YouTube channel ntabwo bakuzi. Amazina yanjye nitwa Nzabanita Alphonse. Iwacu ni Harugazi, yo kavukire yanjye. Hari kimwe mu bibazo nawe numvise uri kumvikanisha. Ikibazo dufite ni icy'amazi. Turimo turavoma ibiziba, nta mazi meza yo twari dufite, nayikondo yarapfuye. Ikindi twasaba leta, nta network dufite. Bakunzi ba Jado Artist Official Art and Tailoring, nk'uko nakomeje kubibabwira, twebwe nyirizina ntacyo dufite twakora ku bibazo by'abaturage, ariko nibura inkunga twabaha niyo kubimenyekanisha ku babishinzwe. Muri make nk'uko tubiziranyeho, umuturage w'u Rwanda nizo mbaraga z'igihugu. So mugomba rero gutabara bano bantu batuye hano kugira ngo izo mbaraga z'igihugu zikomeze zitera imbere. Hano hari undi musaza mbonye rero, kera nari nsanzwe muzi, na n'uyu munsi ndamuzi, nagira ngo nawe agire icyo abwira abaturage. Muze, ntitaye ko nkuzi mu buryo bumwe cyangwa ubundi, urabwira abaturage badukurikiye kuri iki gitangazamakuru uko witwa, unagire n'ibyo ututangariza muri aka gace kanyu. Nitwa Ngayaboshye Alex. Hari irindi zina bakunda kukwita, sinzi niba ari ngombwa ko warivuga. Iryo sinarivuga kubw'umutekano wawe. Ubundi rero hano mu Rutindo ibyinshi babivuzeho. Yego. Ni ikibazo cy'amazi meza. Yego. Ni ikibazo cy'umuvudo utera. Yego. Ikindi nje nifuzaga, murabona aka gasozi hari umuhanda wa kaburimbo. Yego. Ariko mudugera ibivugizi hano bagaca umuhanda ugahura n'uriya.
byadufasha kuja Kabarondo ni kuzenguruka tukagaruka tugasubira Rwingwavu tukongera tukaja Kabarondo mudukora ubuvugizi bwose mu muhanda mwawudu. Ikindi rero ni amanetwork ikindi nanone urabona hano ni icondo gusa badukora ubuvugizi tukabona kaburimbo nabyo byadufasha rwose. Ariko ntekereza ko kaburimbo hano kuyihaza na byagorana kuko buriya se iyo ntekereza ko abaturage bahinze n'ubundi imvura ikagwa amazi aratemba iyo kaburimbo se yo ariko rero ubu bibaye ngombwa yadufasha. Iyi leta ni umubyeyi buri kibazo cyose abaturage bafite ifite uko ikirebaho. Murakoze cyane rero buri muturage wese wabashije kugira icyo avuga kuri iyi YouTube channel ndamushimiye. Imana ibahe umugisha. Jado Artist Official ku isonga.